byiza kuri mwese mukurikiye Pola Vibe, turabasuje tuyifuriza kugubwa neza aho muherere muri hirya no hino mu manda zitandukanye z'igihugu, abaherere mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, turasuje tubifuriza ibihe byiza. Turi kuri Pola Vibe, ni mu by'ukuri isakaza amashusho ryiza ku gikorwa cyiza cya Emma Pola. Mu by'ukuri navuga ko ari ikintu cyiza, no mpamvu tuba tuje kugira ngo tuganire n'abanyarwanda ndetse n'abandi bose bakunda Pola Vibe. Tubifurije rero kugubwa neza, tuje mu kiganiro cyiza cyane tugiye gukorana na chef wacu Emma Pola. Emma, yo so habari mzee? Ewa ni fresh, biraho nyine biradondeka gake gake. Kuki ukoresheje ijambo ngo biraho? Sha biraho nyine mba ndeba nyine birancanga tu. Umwaka urarangiye, si ubibona se? Umwaka uratobotse. Sha umwaka urarangiye pe. Ariko twavuga ko nk'intego nk'umuhanzi, nk'umuntu ufite ibikorwa bigiye bitandukanye. Yego. Nababwiye ngo ica nitaruza abasubscribe igihumbi nta kintu twakoze. Ntacyo. Urashaka ko bapaka bakuzu? Mbo reka tubanze dusuhuze n'abantu batuye muri diaspora intara ya gatandatu. Turasura cyane Belgique, Canada, Holland, USA, Argentine, Amerika muri rusange. Afrika muri rusange turabasuje byatari kugira ngo twinjire mu kiganiro neza tugisasire. Hanyuma hari inshuti zacu zakadasohoka, umuntu witwa Iradukunda Vedasti. Iradukunda Vedasti wana maximum respect kabisa, turabakunda byatari turabuha. Ariko Dani ugiye nucisha muri no muri commentaire, ucisha muri commentaire hari abantu bari ndashyikirwa cyane kabisa, bakoze notification cyane pe tujya tubabona ibyo bundi subscribe notification barazibona rwose, bagataya de commentaire imbere cyane, comments zanyu mujye muzitanga ziba zikenewe. Umuntu witwa Iradukunda Vedasti, wallahi kude chapeau ku mutima kabisa turakwemera. Watangira wanzika. Yego, nakubazaga ngo nk'umuhanzi umwaka urarangiye, ese mu by'ukuri ni iki wavuga wakivinze wageze kuki? Nararumeshe mbo birahari ibyo nagezeho. Habonetsemo studio UPM Records. Yego. Abanyarwanda nayo bateguje hari already, ntabwo no muri credit. Habonetsemo yicano ya Pola Vibe. Rwose twashimira abantu 400 hafi na 40 bamaje gukora subscribe biyandikisha. N'abantu benshi, abantu benshi twatangiye tuzi ko nta muntu umwe uzatugana, ariko abantu 400 bamaje barenga bamaje kwiyandikisha. Ku rundi ruhande uyu mwaka urarangiye, ariko urangiye na album yanjye narayirangije. Yego. Yararangiye. Bayita Urusobe. By the way, Urusobe new album. Urusobe kabisa. Yego. Uzayirocinga ryari? Ntabwo ntangaza igihe nzayirocingira. Already ni indirimbo nari navuze ngo nzasohora mu gihe barimo kwanga kudutiza amatwi ngo baduha akanya kabo. Nibo bari gutinza ibintu nk'abari gutinza kuza kwa Yesu, kuko nishaza jewe rwose ne navuze ko nzashyanze indirimbo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12, ariko iyo ndebye uko ndimo kuduhereza ntabwo rukwiriye. Nta kaze baduha. None se ubundi ukanda subscribe bisaba iki? Noza hari umuhanzi arimye ngo ntibigombera amashuri, ntibigomba amafaranga, ibyana gusuzuguza ubikoze. Harabura iki? Nanjye nbibazo rero akonze baye Pola na Pola Vibe ni ukuri pe mu byumve nabaye entertainment muri rusange. Yego, urumva neza so rero jewe ibyo nabemereye birahari, album irahari. Yego, wageze muri studio warayumvisha. Yego, harangiye kabisa, imizigo rwose myiza itunganyije, ariko mu gihe barimo kwanga kuduha amatwi, mu gihe barimo kwanga kudutiza umurindi, nashyizeho nimero. Ndanenga umuntu wababonye iriya nimero rwose, abo umwe babiri akayirebera ku rutwariro rw'isuka, nta kintu yayikoraho. Byo bita kurebera ku rutwariro rw'isuka, urahazi Emma Pola, kuyireba nyine igisabwa kugira ngo ayihe agaciro ntagikore. Abanyarwanda basenze kabisa, ariko by the way ni ikibazo cy'igihe buriya bizakunda, ariko indirimbo yo n'ubusabu rwose igihumbi zuzuye kabisa, zuzuye n'ubaka kanya already nahita nyidropinga. Ko se birabananiza iki? Babaze nyine bamirabananiza iki? Emma Pola arahari, imizigo arayifite, basabe mu mwibuke muri Nzatabarwa yarabahereje akabuye collab ikomeye nka Ivan Mano n'ibindi byose, ariko ntago mwabihaye, ntago
abanyarwanda ntabwo bashaka kurenza gusa wowe nyine ugomba gukora ntago wavuga ngo ntabwo nacika intege sinacika intege ariko nanone urumva already iyo urimo gukora ibintu none abantu batagusapotinga biguca intege sometimes nyine turabanirika wowe waba weakness ntabwo cyaba gitunganye muri byo kabisa. Ubwo rero ni ku byerekeranye n'isoza ry'umwaka kuri Emapora nicyo kintu wenda twaganiragaho. Hanyuma se rero muri industry muri rusange urayibona industry ubu renda ngo mvuge kuri Jihad wagiye mu rukiko nabyo wabivugaho kuko ntabwo twavuga ibyiza by'abantu gusa n'ibibi. Industry imyidagaduro rwose mu Rwanda njye narabwiye kuva na kera imyidagaduro mu Rwanda harimo ubutuna man harimo ubutuna ntabwo bye byaba clear abantu bafite lyrics ziri hadiko yego ntibashaka kutwumva ariko umuntu bavuga ngo nisindiye ninereye ya message itarumva n'umuntu wa 60 ngo yishime imyaka 50 ubundi si ibyo ni ibiki mpfa kuba ninywereye ngayibaze uretse urimo kuyinywereye wisindiye mwana 99 by'urubyiruko mwana baravuze ngo bavuga ko hazaba ari ikibazo mwana kabisa. Hari umuntu twaganirije bundi arambwira ngo bitewe n'ukuntu nyine abantu basa n'abazahawe bitewe n'ukuntu babona abantu basa n'abagiye barakangwa n'ibihe ngo umuntu usigara mu nzira yaba umukire yaba umukene ko nameze nk'umusazi kagenda yivugisha sha nyine isi dutuye niko imeze niko ihagaze already nanjye abona amarangamutima yanjye arimo kugenda ajya hasi agenda ajya hasi kandi biraterwa n'iki ba nyirabayazana barahari ni situation ikize cyo kwa cyagenda kigabanyuka so nibikize cyo kwa kigenda kigabanyuka rero already nese ubwo wavuga iki mwana ubwira gute kuntu umuhanzi wabukwiye kuba mu gutanga ibintu bizima mwana mu gutanga message nzima yubaka fake mwana nanga n'ibyabi nibyo vango reka dukubite tubangura dupfa kwibonera bikazamara kangahe nyine bikazamara kangahe ntabwo biramba Emapora mwanzi kumutiza amatwi ariko se mutije amatwi baduhaye iki ibaza nk'indirimo nzatabarwa indirimbo irimo message ikeneye isi gashira bake n'umwana w'umunyarwanda bro gashira bake n'umwana w'umunyarwanda gusa icyo cyo ni kimwe ni cyazo cy'igihe reka ngiye nkomeze niturize tu je nababwiye ngo reka mbe nipoye hari verse nigeze kwandika ndavuga ngo nakatiye masenge wanje mwiza witwaga Nyiramushiha data wacu nimba nawe namuteye ishoti mukuru wanje gahinda samutembuzanye nyinjira gusa nsanga n'abavandimwe banje arimo bitwenge abo nibo twahuriye imihanda bamfasha kumuguyaguye nakagenda bwangu nibyo maximum respect ku bakunzi banje batatu ntago nigeze mbabana n'ibiceri 300 iyo mbahagaze imbere mbikwa neza nk'ujuje rena kabisa ibihari birahagije ihenishiza mu burebure bw'ubuzi wayo reka ducinye umuziki afuta show buri wese n'agasarabake ngo bazi kumva bumvise ngabwirwa benshi akumva bene yo mu byukuri ejo bundi ndi mu baperereje mu butasi bwanjye nkoresha mugano wa Rugangura Axel FBI nagara FBI sina CIA ahubwo ni Danny Spies yego dusa naho twamenye yuko wari ufite urugendo mu by'ukuri ni urugendo rwari rumeze rute ese wari ugiye he byari bimeze bite uransobetse ari indirimbo yitwa Isekere nayohereje umuntu online arayishima cyane arayikunda yego already ni indirimbo ya love aramgatse twakurikiranye indirimbo ijya utsedi abanyarwanda bayifiringi yego avuga ni indirimbo ikeneye video nziza ikeneye promotion location nziza noneho sasa weho tega imodoka uze duhure already ari umukenda bangiye na transport ifite anyoheza transport njyayo njya kumureba ngezeyo numvisha amasezerano yashatse ko tujyana amasezerano asekeje umva ariko ngo ndagushutinga video yego ngihenze ngo na promotion ngindimbira ajya kuri platform yanjye ngo kandi ngo nimawe no kujya kuri iyo platform ngo nuzagiye hano ujya kwiririmba ngo uzajya umenyesha ndavuga ngiye ubwanjye nikoreye audio muri studio yanjye UPM record audio nziza ndayikoza arayishimye wewe ko washimye igihangano cyanjye ukaba ukeneye ko tukemprovinga mu bigo bw'amashusho yego ukaba udashaka ko njya uburenganzira iyo ndimbo warayanditse warayirekodinze warayirepese ubundi urinde umbwira ngo nta jambo nzayigiraho muri make rero
ushatse ko mbishimbira kamera ko ntago numvaga ntabishimbira kamera ntago urugendo rwagenze neza byanjye tutumvikanye tutahuje nyine sofa ndi mu Buganza already ibyo urumva byari ibintu by'amagorane mu by'ukuri ntago nikaganza umugenzi nk'umuntu uri heavyweight ntago ari gupfa kubyumva ngo byumvire ntago ntabwo binumvikana ariko ntago byumvikana nta matifilimo ngo njyewe iyo defense irava niko muri football bavuga ni nka ya indi yantuza yo kwa Jire ni nka Jire kunde na se ba Rafael Varane so Emma rero tugiye mu tubazo dukeya twitwa challenge no dusode ko ngiye kukubaza uragenda usubiza byihuse uyu munsi amapora iyo utari umuhanzi gukora iki dukuye mu buhanzi simvuze ko utafite ibindi ukora mba ndi umunyamakuru uri umunyamakuru kandi n'ubundi imyidagaduro muri rusange nayiviriye amaraso nayiviriye icyuya nayikubukeye ni nk'amafaranga y'icyuzi n'ubundi bitinde bitebuke IWB kabisa kuri amapora umuntu w'umutsinzi aba ameze ati ni uwahasorenze from A to Z ava hasi ajya hejuru yego wenyereka ko watangiriye ku magi unyereka struggle yawe wakoze wenyereka ko ibiceri byawe mwana ubu wabibonyemo nyine ukuntu wasobanurira abantu bati njyewe nahereye kuri rimwe kungeze ku 10 uwo ni umutsinzi kuri njye kabisa kandi ikindi cya kabiri umutsinzi kuri njyewe ni umuntu tuba cyakubyiwa ngo twebwe iwacu ngo twaringagariwe hasoringa ku giti cyawe ukora amateka ku giti cyawe kwako umuntu yivukira wenyine niyagiye no gupfa apfa wenyine man nta muntu ujya ujyana n'undi yego kuri aya mapora ni iki wishinja udaha abafana bikwiriye njyewe ntacyo nishinza nta bafana ahubwo njyewe hari icyo nshinza abafana yego wowe uri perfect I'm perfect nubwo bavuga ngo there's no perfect there's no man is perfect ariko ngiye ku giti cyanjye numva ndi perfect kuko uhere igihe wamenye ko Paula akora music nta management nigize ngira kandi nakomeje ndakora nanze agasuzuguro k'amastudio y'i Kigali n'abaproducer bo bageze abantu nkora icyo bita UPM record ibyo byose byari icyo cyanjye nese ubundi abafana barambaza iki niki nabahaye ntacyo utabahaye na n'uyu munsi ndacyabamiramo ikizo inyanja y'ibyishimo yego kuri aya mapora umuntu mwiza kuri we ameze ati nuwo mbwira kanyumva gutiza amatwi man urumva twaravuze ntabwo batwumvishije umwiza yo kuri twebwe kuri njyewe njyewe nuwo mbwira kanyumva tu niba nkubwiye bro man I need 5k nyene 5,000 bro sinkwiyemeyeho weho muri ugiye kumbera mwiza nuramfasha ibyo 5 nkabibona nkakemura icyo kibazo cya kingose kabisa yego wimbwira kusa nk'izuba ikindi kibazo niki wiyibuka mu bwana ukiseka uyu munsi wakoze waba warakoze narakoze mu bwana sha nigize kwibamamira nigize kwibamamira ibishyimbo yego ndabigurisha ngiye kugura radio nicyo nibuka mu bwana mu mutiba nje nawe byibye mu mutiba abagihunika mu mitiba ibishyimbo radibye mu mufuka ndabigurisha ngura radio cyakoze mani mande yawe umuziki ari umurage nubwo abantu badashaka kubyumva ko umuziki ari umurage yego nicyo bavuga nibihe bintu bitatu wavuga ku gihugu cy'u Rwanda byiza wavuga ku gihugu cyacu u Rwanda ngo bwose ntugiye kungira umuvugizi wa guverinoma mwana ibyo bibazo bibaze gasuku gasuku urumva gasuku niba uvuga ko ariko kiroro azi ibyiza by'u Rwanda n'ibiki byose so rero ariko ntabwo wabibura kameme urumva icyo kibazo kirimo mani kiri political ukuntu kiri political ukuntu igihugu rero igihugu kikubera igihugu cyiza iyo wamajije kugira achievement uvuga ati wenda n'urugero ku butaka bw'u Rwanda amafite etage igeretse kabiri nta n'umujura neganya kazayihirika nta n'intambara izaza ngo izayisenya ko dufite umutekano so aho ngaho urumva achievement tuzi kwa achievement yagize tubone byiza nyine njye rero ndacyari haso ndacyari ku muhanda ndacyari mu buzima bugoye ndacyari gukandamizwa kikubereye challenge ndacyari mu gukandamizwa n'ubuzima so njye ntabwo ndajya mu mwanya kuvuga ngo dore ibyiza by'igihugu cy'u Rwanda kuko njye ntabwo ndagira achievement mu gihugu cy'u Rwanda already uretse ko mfite ubwene gihugu bw'u Rwanda man uretse irangamuntu yonyine mfite yemewe n'u Rwanda nta kintu mfite cyemewe n'u Rwanda
ya reka wenda dusoreze ku kibazo cya nyuma nakubajije byinshi kandi navuze bike kuri Emapora kuri Emapora ugendera kuki uhitamo ibyo wambara ku munsi? Man, njye ntago ndagira already sindi umumodo sinkora muri fashion you don't care ibinje muri byo nambara kwa kujye already man ngende cyasharire man erega hari Dani hari ibintu mwe mutajya mureba neza yego petit frère no n'abana tubyaye uyu munsi none bari ku muhanda no kubana karindazi biragoye mwese mwana ubwo ngo ndajya kumurika imideri gute mwana niba nzi ko abakobwa yanjye ku muhanda ngenda cyashari ntabyo ndajya nerekana bro ahubwo abantu bakunda supportive ibyo dukora baduhe supportive tu badutera inkunga badufashe natwe twimurike twigaragaza ariko uyu munsi none ntabyo ndabona nerekana ntabyo ngenda njya ngo ndambara se nambara iki ibije mu ndambara wenda nanjye kukubaza ngo injyana ukunda muzuririmba ni yihe? Ngewe nkunda umuziki muri rusange nta mweza nguni umva ushatse kumogoza nahogoza wahogoza waririmba zuke waririmba reggae waririmba afrobeat ngubite amasaka afrozuke kwa kundi wamamagaye kuri phone mazukambura I'm sorry darling, I'm sorry baby. Nari kumwe na rukundo dara. Wow, it's a nice voice. Afrozuke pop. Izo ni njyana dukora umuntu amaje kubona ibikoresho yakoresha ashyira umutima mwe agatuza kandika na kabisa. Ngiye nkunda umuziki ntago ndi umuheza nguni. Ubuzanye na muri rap nzamuhabye. Ubuzaza kuririmba nose niba uzi kuvuga kuki utaririmba man. Okay, abakunzi ba Pola Vibe tugiye kubaza Emapora ndetse ibigiye bitandukanye twamubaza ni byinshi ariko kubera yuko igihe cyacu ikibazo wakambajije tunasoza wakambajije ngo niki cyambabaje mu buto kuko buriya ni ibintu umuntu yirengagiza kandi yego ntabwo twe twanze kuvukira London nk'abandi yego cyangwa se ngo tuvukire USA n'andi hose abanyafurika turikiye kujya ikintu cyambabaje rero ngiye mu buto bwanjye navukiye muri poor family yego ngiye kugira umwaku mfusha data nyiri mutoya ku mezi 6 nabaye imfubyi so rero urumva nk'umwana w'imfubyi nakubiswe na benshi nababajwe na benshi natorotiriwe na benshi muri system psychological umuntu ashobora kubwira ikintu kikakwangiza mu mutwe already ugatangira no gutekereza ko utari umuntu yego iyo ni inzira navuga ko ari inzira yo umusaraba nagiye ncamo mu buto bwanjye ariko ntago baragahanze yego ubundi nemera ko umubyara umukozi w'Uwiteka kandi iyo wirukanye umukozi wawe ntago bituma abana batabaho kuba narabaye imfubyi nyiri mutoya ntago bivuze ko umunsi ndi umugabo so abakunzi ba Pola Vibe tuzabaganiriza ibintu byinshi tuzabaganiriza turabafite kandi turabakunda amateka ni menshi n'umuravumba arashaririye ahubwo nakibaza ngo abanyarwanda bakeneye kubimenya bakeneye kutwigiraho ko dushobora kuba twarahereye hasi duhasorenga ariko tukisanga turi ku buzima turi on top turi babyita apex of life ugasongera ku buzima so rero buke uko tuzagenda tubona akanya tuzajya tubaganiriza ariko izo twatangiye kujya tudocumenta ukabaza umuntu amavuko ariko nza by the way ndumva rero ntago twarambira abantu yego reka tutako barambira tubifurize kugubwa neza no gukurikira ibiganiro bya Pola Vibe muhire yego nubwo mwanga kuturemera shakuka Imana yo mu ijuru nge nzakomeza mbahereze nimero yanjye igihe cyo kuzabanyumeka gutanga ngo ntigukenesha sinzi impamvu abantu batari sinzi impamvu King James narembye ngo hanze hari abantu bafite ifaranga we siko yaririmbye ni ifaranga nyine ifaranga nawe ararifite ribari King James nge wandemeye ko nawe ufite ifaranga aho ararifite nimanye nizo 788 dukeneye ibikoresho birimo kamera nziza imeze neza tukajya tubaheza amashusho ameze neza ejo wasanga umuntu uzatera comment ngo hanyuma ngo ntabwo twumvaga amajwi yanyu neza ko mutayumvishe twabahaye ibyo dufite yego mwebwe mwaduhaye nyine mwatwongereye tukabohereza ibintu bikarita ngo kandi ngo nayo mashusho yanyu ngo ntabwo yasaga neza nyine ntabwo yasaga neza ibyo turabizi ariko nimudufashe turabasaba inkunga nyine kabisa sinzi niba twasaba inkunga gusaba inkunga nibyo byaba bigize icyaha ntabwo ari icyaha biba ari ibigize icyaha bambabare ntabwo nkeneye gufungwa umwaka utararangira kabisa yego reka warangira sinkeneye kujya gereza yego reka tubashimire tubifurize kugubwa neza ibyo murimo byose kandi Imana ibane namwe ariko tubibutse kudufollowinga nyabuneka
muduforinge musharinge musubscribinge mukande kuri like ibiganiro birahari turahari Mapora ndetse na Dani n'abandi barahari dukore wereka dukore ni byiza kabisa ni mukore ndetse nanjye nzakwanika so rero nta kindi twababwira uretse yuko tubifuje umwaka mushya muhire wa 2026 mperi nziza n'ubunane kabisa yagendekeye neza ariko niba mushaka ko tuzaba tumeze neza natwe iyi nomero nayibahaye kabisa idolari rimwe natwe tukaza tukicembera kamera tukabeka ko twiteretse ubu habonetse nk'udushaho amadolari 50 byabigenze neza byaba ari amata by'amavuta turabakunda tuza ku mutima turabakunda ibihe byiza umujyi wa Kigali ewana mutwiteguye va turaje ndetse na Despa muri rusange ndibutse ko mu kwezi kwa mbere n'abafite tuwa ndatangira kujya nerekeza mu bihugu by'abaturanyi njya gushaka korabo kugira ngo mwumvishe neza ko wajuje kabisa murakoze cyane ndabakunda Mapora reka ngushimire murakoze cyane Dani wakoze cyane namwe tubashimire mukomeze mudukunde natwe turabakunda